amateka aranditswe CKFM radiyo nshya, radiyo Sam Karenzi ikaba ifunguwe ku mugaragaro nk'uko mubibona. Aha turi ni Kicukiro santire, uzamuka gato mu kuboko kw'iburyo, mu kuboko kw'ibumoso ugana i Nyanza, niho radiyo nshya ya Sam Karenzi yitwa CKFM ivugira ku murongo wa 93.9 FM Kigali, ifunguwe ku mugaragaro. Uko mubibona rero ngaha ibirori byo gufungura ku mugaragaro byakozwe, ndetse murabibona ko dekorasiyo ikomeye cyane. Ni mu muhango wo gufungura radiyo nshya ya Sam Karenzi CKFM. Abanyamakuru benshi bamaze kwerekanwa hano. Ngaha mwababonye ibirori hano biri gukorwa, abafatanyabikorwa nabo barahari cyane. CKFM rwose ni radiyo ubona iri smart, iri smart. Uyu mugabo Sam Karenzi aba yateguye mwuka byara. Sam Karenzi aba yateguye mbese ahangaha rwose buri wese ari gufata icyo ashoboye. Murababona abantu, amafani karabu hano y'amakipe akomeye nka za Rayon Sport, ndabona nabo bahari. Murababona hariya hepfo abakozi bazakora muri radiyo CKFM ya Sam Karenzi. Murababona, ngira ngo abantu mugenda mu mujyi wa Kigali, abantu muzi iyi nyubako nshya iri hano Kicukiro, ni mu Kagarama. Murahabona niho iyi radiyo nshya ya CKFM ivugira, mbese ku mugaragaro. Ushyize urushinge kuri 93.9 urahita uyumva cyane. Nk'uko mubibona ni radiyo ndetse ikoresha ama social media yose. Murayibona flat screen nini cyane iri guca ibiganiro live muri uyu muhango nyine wo gufungura ku mugaragaro iyi radiyo nshya ya Sam Karenzi. Ndizera ko abakunzi ba Sam Karenzi nabo bafatanya, ba Ishimwe Rikari, aba Maurice muramuzi wakoraga kuri RBA, n'abandi benshi cyane mugiye kubona. Ndamubona hariya Edisabiti, uramubona. Abakobwa beza cyane, abakobwa b'intoranywa baje kumurika iyi radiyo. Murababona abasore bari smart, bakeye cyane. Murababona n'abantu benshi bari impande n'impande hano, nabo baje kwihera ijisho iyi radiyo nshya ya Sam Karenzi. Iyi radiyo ko nyibakumbuje, ndayibakumbuje. ngo mudufite muri after party. Amafaranga, why money? You know Mr. Money. Iyo ati uvuze amafaranga ndahumuri. Why? Kubera yuko Velvet urebye ufite Velvet twavuga ko ufite ibice bibiri. Hari Velvet Hotel Boutique, yes, niyo bita Velvet. Ni akabari na hoteli na bar na restaurant. Ubwo abantu barabizi ko bitandukanye byinshi. Yeah. Oh yes. Okay.